aragonya nahamagara za gufata telefone ati kandi imibare ni uyansubize naho kumumenya bwa bujuru ndebye kuri konti yanjye sanga amafaranga yagiye ubwo nibwo nahise niyambaza kunjya kuri station ya police ya Kicukiro uko bamfashe banziza ko ndi umwesikoro bero umuntu kwa kwaturiye amafaranga 309 nabigenje gute yamfatanyije n'ibitotsi bya mu gitondo agumye kuntera ubwoba ambwira ngo konti arayifunga barayifunga n'umukozi wa MTN none ubu nanjye kubera mu gitondo nari sinabashaga kugira ambwira imibare nkana naho kumba ni maranye ubu tumaze kubona abantu nka batatu bamaze kuvuga yuko ari uyu cyangwa se yatsinda ry'abameni ryabatwaye amafaranga ageze aramera kabaka muri miliyoni 2. Ashize ukwezi rero umuntu yamuhamagaye mu gitondo arambwira ngo hari amafaranga yayobeje ndavuga ese wayobeje uti ndebye kuko nsanga amafaranga yayobeje 45,000 ahita ambwira ngo ni nkandi imibare ngo nyamusunikire ko kandi ngo ni nta musunikira ayo mafaranga ngo konti yanjye bashobora kwifunga agumya kuntera ubwoba ubwo nari ryamye aragumya arampamagara yampamagaye inshuro 8 hasi umuntu arashaka iki kwera ngeze aho ndavuga nti si kweri ayo mafaranga n'amafaranga cyangwa n'ibya bisamba aragunya nahamagara za gufata telefone ati kandi imibare ni uyansubize naho kumumenya bwa bujuru ndebye kuri konti yanjye sanga amafaranga yagiye ubwo nibwo nahise niyambaza kunjya kuri station ya police ya Kicukiro ntanga ikirego basobanura uko byagenze nuko hari mu gitondo ariko itariki ntago nyibuka nibo bashize nk'ukwezi ubu bakubwiye ko babafashe babyakiriye nabyakiriye neza nabuze ni polisi y'igihugu ni nziza cyane ni ibyo byose kuva bamumagaye wenda naho gafaranga kazaboneka ntubangize icyizere mbese ubundi ntabwo ari usanzwe uzi ko hari abatekamutwe bahamagara kuri telefone ko rwose narimbizi ariko yamfatanyije n'ibitotsi bya mu gitondo agumye kuntera ubwoba ambwira ngo konti arayifunga barayifunga n'umukozi wa MTN none ubu nanjye kubera mu gitondo nari sinabashaga kugira ambwira imibare nkana naho kumba ni maranye nanjye ndebye kuri balance sanga amafaranga yagiye tubwiye ko babanje kubishidikanyaho nkuko n'abandi bose batuburirwa ariko biyagende ubanza no kubabaza niba atarabisoro bimuza gusanga nibo byumvikane ko abantu bari mu buryo cyangwa mu nzira kugira abantu bakoresha amatelefone bijyanye no kugira abona abavandimwe banjye bakoresha amatelefone bajye bitondera abantu bohereza message kuko iyo message y'ibyuka ari ibisamba bashaka uburyo kugira ngo bakwibe nanjye niko banyibye bivuze ko wari wasanze amafaranga yagize cyangwa wasomye message n'ubu message ndayifite rwose niyo nayerekanaga hariya kuri polisi reka namwe mbereke gatoya message igaragaza ko amafaranga yakugezeho dore rwose message ngiyi nayo wayisoma urayibona ngo yari yanditseho Eric 45,000 n'ubwa mbere wari utwaye amafaranga muri buno buryo bwo guhamagarwa n'abasore n'ubwa mbere rwose banyibye n'ubwa mbere bari baguhamagaye n'ubwa mbere n'ubundi bampamagaye ndabihorera ariko hashira nk'umwaka ubwo rero hashize umwaka nibwo bongeye kumpamagara ni uburyo bantwaye ayo mafaranga abantu bajya bavuga bati abanyamujyi nta muntu wamuturira uko bari abantu wagira ngo bafite imiti bateruye nanjye nashidutse nayo ubwo wasoza none ugira inama abandi banyarwanda bijyanye no kugira ngo bajye bashishoza nabwira abanyarwanda bajye babanza kwitondera message bari kohereza kuko nanjye banyoreje message ko umuntu bakari byo naho ari ubusamba ni nki yandi 196 na 400 nirebye ni nk'iki wumva izi societe zakora kugira ngo abakiriya bazo nibakomeze guhura n'ibi bibazo gusa ngewe naje gukeka ko baba hari abakozi bo muri MTN nabo baba bafitemo uruhare kugira ngo bashakishe izo nimero z'umuntu batamuzi ubwo rero ngewe navuga nibyo byose MTN nayo igomba kuba maso
ikajya idufatira ibyo bisambo. Nitwa Uwizeyimana Elia, Ufite imyaka ingahe? mfite imyaka 19, mvuka mu karere ka Rusizi mu murenge wa Nkungu, mu kagari ka Gatare, umudugudu n'Injambwe, niwo nabagamo. Umurenge ni Nkungu, akagari ni Gatare, umudugudu n'Injambwe niwo mbamo. Ku impamvu ndi hano uko bamfashe banziza ko ndi umwesikoro, kubera umuntu kwari kwaturiye amafaranga 309. mwabigenje gute? Bagufashe gute? Nagiye kubona mbona inzego z'abayobozi ziraje ziramfashe, barambwira ati tugende. Wowe wari wabigenje? Kwari kwahamagaye umuntu nyine tumutwara amafaranga, naramuhamagaye mubwira ko bamuhamagaye tumubwira ko turi abagenti ba MTN. Tumaze bamubwira ko turi abagenti ba MTN, tumubwira ko ari amafaranga 45,000 tumwibeshyeho, tumuyoberejeho. No tukimara kumubwira ko tubimuyoberejeho, tumubaza nimba kuri konti yiwe nta mafaranga yari afiteho, ku buryo kuri MTN baramuka bayaborotse batari buborokane nayiwe. Yadusobanuriye ko afite amafaranga menshi ariko yanga kutubwira umubare wayo. Akimara kwanga kutubwira umubare wayo, kwase nahise ngereranya mukandisha amafaranga 241 n'ibiceri 12. Kimara kuyamutwara ese kambwira ati kumbeshye ukabuntwariye amafaranga yanjye. Amaze kumbwira urambeshye, namubwira ati ihangana ugume ku murongo, hari habayemo ikibazo cy'amakonegisiyo wikeya, turimo turagufasha amafaranga yawe, turabonye ko ubwizigame bwawe buvuye kuri balance yawe, ihangane tugiye kugufasha amafaranga yakugarukira. Ako mu kubimubaza gutyo kwagomezaga tumuhatiriza nimba nta yandi nimba batamweretse balance yiwe asigaranyeho. Yatubwiye ko asigaranyeho balance y'ibihumbi 74. Bwa kabiri niho naho muri kwahise tuyarwara, tumurwara 66,636. Kubwa mbere se mwamutwaye yari kugira amacengo, bwa kabiri wenda gashishoza, bwa kabiri mwamutwaye muto? Bwa kabiri nyine kwagomeje tumubwira ko hari yayandi agiye kugaruka, kuko hari nayo bari bamucaginze ari kuyohereza, kwari kwamuteranyije yose. Tumubwira ko balance yiwe igiye kugaruka kuri simukadi yiwe ari iyi ngiyi n'iyi. Noneho wehe turongera bwa kabiri tumugurongera tumukandisha, tumubwira ko ari amafaranga yiwe agiye kumugarukira 241 n'ibiceri 12. Bwa kabiri no duhita tumutwara 33,336, tumubwira ko ari kode yo kugarura amafaranga kuri balance yiwe. Bwa gatatu tumara kuyabikura, ubwo twongeye turamuhamagara, nabwo tumutwara ikarita amayinite ya 6,636. Tumubwira ko nabwo ari kuko kode yari yakanze bwa mbere y'akanyenyeri 182 ari kohereza, akanyenyeri rimwe ntago ariyo yongeye gukoresha. Yakoresheje akanyenyeri 182, akanyenyeri 2, akanyenyeri umeze nk'ugiye kwigura amayinite kuri mobile money nyine. Ahita avaho 6,636. Nibwo twahise tumubwira ko twamwibye, birarangiye. Urimo uravuga ngo byumvikana ko mwari murenze umwe kandi uri umwe hano. Mwari bangahe? Ni bande? Kwari batatu nuko ari njye nyine bafashe. Ni bande bagenzi? Nari ndi kumwe na Frank na John. Ayo ntago ari amazina. Ayandi mazina? Ndi kumwe na Ndayisabye Ja na Frank, namwise neza Frank. Mumaze igihe kingana iki mu bikorwa? Bo bari babisanzwemo njyewe nuko bari bambamagaye tujyane, njye ntago nari mbimazemo iminsi myinshi, nabitangiye mu kwa 4 k'uyu mwaka. Kuva mu kwa 4 maze nko kwiba abantu bangaye nk'amafaranga afite agaciro. Gukorera ngahe? Njye nagendaga mbaherekeje, taga kenshi na kenshi nabikoraga. Bakaguhemba bateye kubaherekeza rero? Twarajyanaga nimba babonye nk'ibihumbi nk'ijana, bakambwira ati kubera ko tutari turi kumwe, bakamba nk'icumi cyangwa 20, bitewe nayo babonye. Abo bantu ko numva bafite ubumenyi buhagije kuba babasha kwiba abantu babatahure, bo mumenyana batubwiye ko ubuhanga babukuye bakoraga he kugira ngo babashe kugira ubuhanga nawe? Ntago ari ubuhanga, ni uguhamagara nyine umuntu ukamwigisha nyine, kuko yo uvuga ati ngiye gutwara umuntu iki n'iki, nta buhanga buzamo guhazamo kumwigisha kugira ngo igikorwa watangiye ukigereho. Ubundi mubwirwa n'icyo abo muri buhamagare? Ufata nimero ugahimba imibare 10 ukamuhamagara. Birumvikana ni ubuhanga nibyo yatubwiraga. Hari abatuzi, abameni, mwe mwari mufite akahe kabyiniro?
twese turi mu itsinda rimwe ry'abameni mu itsinda rimwe ry'abameni uri umumeni abo bantu mwakoranaga mwabaga muri kumwe mwese Twabaga turi kumwe. baba bari ahandi aba ari amatsiko atandukanye nk'uko wavuga ati ngenda hagurutse hano ngiye gukora ahantu runaka turi babiri cyangwa batatu ubundi mwebwe twebwe twari batatu itsinda ry'abameni abameni uziranye nabo uretse abo batatu muri bangahe twebwe abo nziranye nabo se b'abameni ni benshi cyane nta nubwo nashobora kubamenya ariko ni ukubamenya amazina yabo kumva ngo nawe ni umumeni gutyo na gutyo ugereranije ni nk'abangahe urumva ko ari benshi cyane abameni gusa abantu bo mu mirenge ine washobora kubabara gute urugero b'imirenge ine ntabwo ntashobora kubabara igihe uvuga 50 ijana ntaba mbeshya ni benshi cyane ni benshi ni benshi cyane muhura mute mugakorana mute mumenyana mute abo mukorana nta muba muri abantu batuya mu gace kamwe ku buryo muhita mubonana vuba mufite umuyobozi wapi nta muyobozi nta koperative nta gurupe wenda muba muhuriraho hari uburyo nk'ubu abanyamakuru bashobora kugira aka gurupe ka WhatsApp bakaganira bite bakamenya inkuru mwebwe ubundi nta kantu kabahuza mumenyana mute nyine mu kabari muyarutira gute amafaranga ubundi mufite umuyobozi ugenda gute musangira gute kuyarutira amafaranga virusize akazina iyo umaze kuyamutwara kugira uyabikure wowe uhita uhamagara umuntu uri i Kigali nuko ukamubwira ati ndashaka ko ngura aya mafaranga ukamubwira umubare wayo nawe w'umumeni baba musanzwe mukorana ubu muba musanzwe nyine muziranye w'abarinda ukamuhamagara ukamubwira ati ari amafaranga aya n'aya ngiye kukohereza itugende uyakureho we nyine ahita aza akayabikura yamara kuyabikura akakubwira ko yarangije nyuma yo kukubwira ko yarangije akamubwira ati uwo muntu umukupe nayarangije waruvuze uburyo muhurira mu kabari ni gute ni hehe mu kahe kabari aba ari amasite atandukanye nk'ayo ngayo uvuze ko wari urimo uhamagara umuntu amafaranga akaza ninde wayabikuye kuri iyo nshuro abahungu b'i Kigali batatu ubahemba ute rero bo iyo bakubikura wehe aravuga ati kujya kuyagusubiza nimba ari nk'ibihumbi 100 aravuga ati ngenda kuraho 30 cyangwa 20 akaba ari nyine ari yajyana akamubwira ati nta kibazo ngansubiza asigaye baba ari abakozi ba MTN aba agenti baba ari abameni baba ari bande aba ari umuntu usanzwe nawe waturutse aho ngaho cyangwa wini Kigali wehe nyine akaza akavuga ati niko kazi ngiyemo ko kuza mbikura amafaranga akaba ari ubumeni mu bumeni bwe akora akaba inshingano z'aruku yabikura gusa noneho kuva watangira gukora ibi bintu umaze gukuramo iki byakugejeje kuki ikintu byangejejeho yabaga ari ukwambara neza cyangwa kujya mu kunywa inzoga agurira abandi umuntu wese nyine nk'uko umuntu yakubwira ati none ushobora kuba hari akantu wabonye ngurira nta modoka nta nzu ntacyo ibyo naguragamo yabaga ari nk'inkweto cyangwa imyenda n'amatelefone kuba watangiye byarangije wamaze kwiba amafaranga n'iki yose ntabwo nayamenya ugereranije ntabwo nayamenya kuko twayibaga turi benshi ntabwo natamenya umubare icyo twashaka kuvuga ni ukugira ngo tukangurire abantu be gushukwa n'abantu bababeshya ngo ni abantu b'abakozi ba MTN cyangwa Airtel bakabafatirana n'amarangamutima yo ko ngo ngiye kubura nimero yanjye cyangwa se ngiye kubura simukadi ntabwo ariko aya makompanyi tumenyereye atanga serivisi ntabwo ariko akora uko babashuka bababwira ngo tujya ngo turagufungira nimero bakakohereza ubutumwa bugufi nawe ntunarebe kureba ko niba koko ubwo butumwa bugufi aho buturutse ku nomero buturutseho ariyo nyayo koko ntubese wakora verification kuko hari izi company zikorera ahantu henshi hatandukanye wenda ntube wafata akanya gatoya ngo ukore verification ube wanabaza urebe koko niba ubwo butumwa ari ko nk'abantu babwira ngo baboherera amafaranga kuri mobile money ntayo baba bohereje ni ubutumwa bagenda bagafata bakeditinga nk'ubwa mobile money bakakoherereza bakubwira ngo ubonye amafaranga kandi mu by'ukuri kuri konti yawe nta mafaranga yagiyeho ubutekamutwe ubwo ari bwo bwose ubu ni bumwe mu butekamutwe ubutekamutwe ni bwinshi ntabwo twakwibanda kuri ubu gusa ariko ubutekamutwe ubutekamutwe hose buba bushingiye ku gutwara amafaranga y'abantu cyangwa se hamwe rimwe na rimwe gutwara ibintu by'abantu hari n'abatwarwa n'amamodoka
hari ka twagiye tubonaho umuntu bamushuka bakamutwara imodoka ye, ariko abantu bakora ubutekamutwe bakwiriye kumenya yuko biri ari ibintu bifite risk ikomeye, ni ibintu bifite risk ikomeye ko gutwara ibintu by'umuntu wamushutse, ibintu yavunikiye, amafaranga yakoreye, wowe kaza kuyatwara gusa kubera ko wamushukashutse ukajya muri vulnerabilité yaho y'igihe harimo runaka. Ni ibintu bifite risk ikomeye. Risk ya mbere ni ugufatwa ugafungwa nyine ukashyikirizwa ubutabera bakakora dosiye ugafungwa, itegeko riteganya imyaka igera kuri 7 ufunze, no kwishyura ihazabu ndetse no kwishyurana bitewe n'amafaranga cyangwa se umutungo w'umuntu watwaye, kandi icyo ntabwo ari igihe gitoya cyo gutakaza. Mu by'ukuri uramutse ukora mu myaka 7 ushobora kuba wakoreye ibintu byinshi cyane kandi ufite n'amahoro utari muri gereza. Ubu tumaze kubona abantu nka 3 bamaze kuvuga yuko ari uyu cyangwa se itsinda ry'abameni ryabatwaye amafaranga ageze aramera kabagaba muri miliyoni 2, ariko biragaragara ko ari abantu benshi cyane kuko bataraboneka, abandi wenda bazaza gutanga ubuhamya kugira ngo bagaragaze ko babibye amafaranga. So ntabwo byoroshye kuvuga ngo bamaze kwiba amafaranga aya nayo, nawe ubwe none ntabwo babigusobanura kuko ntabwo bakora kontabilite ngo bavuge ngo twagize tubona amafaranga angana ati. Ariko ikigaragara nuko bemera ko batwara amafaranga, abo bayibye bagaragara bamaze gutanga ibirego cyangwa se batanga n'ubuhamya. Hari n'abandi bagenda batanga ubuhamya bamwe wenda badashaka no kujya mu itangazamakuru, ariko bashobora kuzajya mu bugenzacyaha no mu bushinjacyaha kugira ngo batange ibimenyetso.